Aha twicaye ni mu ishuri ryo mu karere ka Kayonza aho umwana yahawe kwizi akaza kubona 0, nyamara baribaza bati ese no kubera iki abana barimo batsindwa. Umwana utazi Kinyarwanda, inkuru y'ubuzima, amashuri n'agaciro k'ururimi rwacu. Reka tuanze tubasabe mukore subscribe, nimba mutarakora subscribe kandi nyaboneka mukande kunzogera kugira ngo video zose dushizeho mujye mubasha kuba mwazibona umunota ku wundi. Mu gitondo cyo kuwa mbere ku ishuri rimwe riri mu mujyi wa Kigali, abanyeshuri benshi bari bateraniye ku kibuga cy'ishuri bitegura kujya mu masomo. Hari umwana musha wari winjiye muri icyo kigo yitwa Kevin, afite imyaka 14, yambaye neza kandi agaragara nk'umwana wizi. Ariko hari ikintu kimwe cyatangaje benshi: Kevin ntiyavugaga Ikinyarwanda. Abana bamwegereye bamubaza bati amakuru yawe. Kevin arabareba araceceka. Undi mwana arongera ati witwa nde? Kevin asubiza mu Cyongereza ati sorry, I don't understand Kinyarwanda. Ako kanya abana benshi batangira guseka, bamwe bati uyu mwana ni umuzungu, ese ni umunyarwanda koko? Kevin yumvisha ayo magambo ariko ntiyashoboraga gusubiza kuko atarazi ururimi rw'iwabo. Reka tuanze turebere hamwe ubuzima bwe mu mahanga. Kevin yavukiye mu Rwanda ariko akiri muto ababyeyi be bajyaga bakora hanze y'igihugu. Yakuriye mu gihugu cyigisha Icyongereza gusa. Mu rugo iwabo bavugaga cyane Icyongereza n'Igifaransa, Ikinyarwanda nticyahabwaga umwanya. Iyo nyina ageragezaga kumwigisha amagambo make y'Ikinyarwanda, se yaravugaga ati reka umwana yibande mu ndimi z'amahanga nizo zifasha ejo he. Kevin yize amashuri meza, amenya gukoresha mudasobwa, kuvuga Icyongereza neza ndetse n'Igifaransa, ariko uko imyaka yagendaga ishira agenda yibagirwa igihugu cye n'ururimi rwacyo. Nyuma y'igihe ababyeyi be bagarutse mu Rwanda nibwo Kevin yatangiye kubona ikibazo gikomeye afite. Kugaruka mu Rwanda bya Kevin, ku munsi wa mbere ku munsi w'ishuri, mwarimu yinjiye mu ishuri atangira kuvuga mu Kinyarwanda ati mwese mwakoze homework? Abana bose basubiza bati yego mwarimu. Kevin we yari yicaye yumiwe, ntiyumvaga icyo mwarimu avuze. Mwarimu yaramuhagurukije ati wowe se Kevin wakoze imyitozo? Kevin areba hirya no hino ntiyasobanukirwa ikibazo, ishuri ryose riraseka. Kevin yumvise isoni cyane. Ku nshuro ya mbere yumvishe ko hari icyo abura mu buzima bwe. Gutsindwa mu ishuri, iminsi yakomeje kugenda. Kevin atangiye gutsindwa amasomo menshi, cyane cyane ayo yigishwaga mu Kinyarwanda. Yageragezaga gusoma ibibazo ariko ntiyumve neza icyo bamubaza. Mu kizamini cya mbere yabonye amanota make cyane. Agarutse mu rugo, nyina amubaza ati byagenze bite? Kevin aceceka igihe kirekire, nyuma aravuga ati mama, ntabwo nzi ururimi rw'iwacu, numva nkiri umushitsi mu gihugu cyanjye. Nyina yumvisha agahinda gakomeye, yibutse uburyo batigeze bagacira Ikinyarwanda igihe cyose bari mu mahanga. Nibyo koko isi y'uyu munsi isaba abantu kumenya indimi nyinshi: Icyongereza, Igifaransa, mu kazi no mu bucuruzi mpuzamahanga. Igifaransa n'izindi ndimi nazo zifite akamaro, ariko kandi nk'Abanyarwanda tugomba gukomeza kwiga no gukunda Ikinyarwanda kuko ari rwo rurimi ruduhuza. Ikinyarwanda ni umuco wacu, ni amateka yacu, nicyo kirago cy'u Rwanda. Umuntu ashobora kumenya indimi 10 ariko iyo atazi ururimi rw'iwabo hari igihe ubuzima bwe buba bwamucanga. Ababyeyi benshi bo muri iki gihe bakunze kubwira abana ko bavuga Icyongereza gusa kugira ngo bazabe bajijutse, ariko si byiza ko umwana akura atazi kuvugana na sekuru cyangwa nyirakuru. Ururimi rwacu ni umurage. Inkuru ya Kevin ntiyagarukiye ku rurimi gusa, yaje kubona ko hari n'ibindi bibazo byinshi bituma abana batsindwa mu mashuri. Hari abarimu bamwe baza mu ishuri basinze, hari abasiba amasomo nta mpamvu, hari abatanga amasomo nabi cyangwa ntibatanga imyitozo ihagije. Iyo umwana atabonye mwarimu umwitaho biramugora gutsinda. Hari abana biga bafite ibibazo bikomeye mu miryango yabo.
Kevin yagiranye inshuti n'umwana witwa Eric. Eric yari umuhanga ariko amanota ye agenda amanuka buri gihe. Umunsi umwe Kevin yamubajije ati kuko uhora ubabaye? Eric aramusubiza ati iwacu ntibatuje, papa ahora yasinze, mama ahora arira, buri munsi bararwana. Kevin yumvishe ko hari abana benshi bajya ku ishuri bafite imitwaro ikomeye ku mitima. Iyo umubyeyi ahora mu makimbirane, umwana ntabasha kwiga neza. Iyo ababyeyi batita ku masomo y'abana babo, umwana ashobora kwiheba. Hari n'abana bamwe bajya ku ishuri badafite ibikoresho cyangwa batariye. Nubwo byari bimugoye, Kevin yafashe umwanzuro wo kwiga Ikinyarwanda. Yatangiye kuganira n'abandi bana, atangira kureba ibiganiro by'Ikinyarwanda, atangira kwandika amagambo masha buri munsi. Iyo yagiraga ijambo atumva yarabazaga, abana bamwe bakamuseka ariko ntiyacika intege. Nyuma y'amezi make Kevin yatangiye kuvuga Ikinyarwanda gake gake. Umunsi umwe yagarutse imbere y'ishuri avuga ati nishimiye kuba ndi umunyarwanda, nari naribagiwe ururimi rwacu ariko ubu ndarwiga. Abana bose bamukomera amashi. Kwiga indimi z'amahanga ni byiza ariko kwibagirwa ururimi rwacu sibyo. Tugomba kwigisha abana bacu Ikinyarwanda kuva bakiri bato, tugatoza kuganira n'abakuru babo, tukabereka ko kuba uzi Icyongereza cyangwa Igifaransa bidakuraho ubunyarwanda bwawe. Abarezi nabo bakwiye gukora akazi kabo neza, bakirinda ubusinzi, bakirinda gusiba amasomo, bakita ku bana bose kimwe. Ababyeyi nabo bakwiye kubaka ingo zirimo amahoro, kuko umwana wigira mu makimbirane ahora afite ibikomere ku mitima. Turi ku mwanzuro, Kevin yaje gutsinda amasomo ye. Nyuma yo gushiraho imbaraga nyinshi, yamenye ko ururimi rw'iwabo ari ingenzi nk'izindi ndimi yize. Yamenye ko umwana akeneye urukundo rw'ababyeyi, abarimu beza, amahoro mu rugo no gukunda igihugu cye. Kandi yaje kubwira bagenzi bati uzi indimi nyinshi ni byiza